hamwe n'umwuka w'Imana nashyizwe ku mutima iri jambo cyangwa se iyi topic igendanye n'ibi bihe turimo, igendanye n'uyu mwaka, igendanye kugira bidufashe kurushaho kuba successful muri uyu mwaka. Mbibutse ko turacyari mu ntangiriro z'umwaka, sibyo? Turacyari mu ntangiriro z'umwaka. Intangiriro z'umwaka ni ikintu gikomeye cyane kubera ko kiba kigutegura umwaka, ubugutegura cyangwa se uku kwezi kwa mbere kuba kugaragaza uburyo cyuzitwara uyu mwaka wose. Bura itangiriro ry'ikintu rishobora kudetermina cyangwa se rishobora kugaragaza uko uzasoza umwaka, sibyo? So now rero iyo turi kwiga inyigisho zidufasha muri kuno kwezi kwa mbere no kugira ngo dutangire dufate imyanzuro imwe n'imwe, dutangire dufate decisions zimwe na zimwe, dutangire twitegure kwataka uyu mwaka wa 2026. Kandi koko nkuko umuhanuzi yawise uzabirangire uzasozwa warabaye umwaka wo gukira mu izina rya Yesu. Tuvuge cyane ngo haleluya. Now reka ntangire gutya. Muri ubu buzima bwa gikristo turimo, abiteguye tuvuge ngo amen. Urafashwe rega, urafashwa byange bikunde. Ongera uvuge ngo haleluya. Muri ubu buzima bwa gikristo turimo, hari ikintu nabonye asanzwe. Iyo umuntu ariho ubuzima budafite impinduka, ubuzima budafite ubuzima budahinduka, ubuzima butava mu bwiza bumwe. Bibiliya ivuga ngo we move from glory to glory, tuva mu bwiza bumwe tujya mu bundi bwiza. Iyo haburaho iyo movement, iyo haburaho ubwo buzima buraboringa. Niyo mpamvu uzarebe, ndajya mukurikire, niyo mpamvu uzarebe n'Imana ijya kuturema ntago yaturemye mu buryo duhita tugerayo, yaturemye mu buryo tugenda tuva ahantu hamwe tujya ahandi. Iyo progress, mbonye terme nziza, iyo progress cyangwa se iyo process nizana icyitwa ubuzima. Reka mbahe igitekerezo, ibaze iyo uvuka ukungana. Hari isuba ngo mu izina rya Yesu. Wisa wumva ukuntu bya reacting bisoundinga nabi, ariko dore ikintu Imana yakoze, yadecidinze ko uvuka ukiri akabebe ugera umwaka umwe, 2, 3. Kandi igitangaje, ibyo uri guhura nabyo uyu munsi sibyo wahuraga nabyo mu myaka iciyeho. Mani magambo, hari progress iri kugenda ibaho. So mu yandi magambo, n'ubuzima bw'umuntu, icyo bita ubuzima, iyo butagira progress, ubwo buzima buraboringa, buba bubi. Nabyo fishe now muhanu hanjyohera kubwiriza ahantu n'ahambere. Tuvuge cyane ngo haleluya. Hari gihe utumva ibintu byinshi biri kumanukira icyarimwe. Now munyumve neza, urebe mbaho urugero rwa kabiri. Mwari bwabone amazi atatemba, ayo mazi ari stuck, bayita ikidendezi mu Kinyarwanda. Yego, ikidendezi. Ikizakubwira ikidendezi ni imyanda izaba iri mu kidendezi. Uzi umwanda wa mbere nabonye ni urubobi. Urubobi urasi rwiza ni umwanda. Dore igitangaje rero, amazi kuko atari kugenda, amazi kuko atari kugira movement, dore icyabayeho, ayo mazi yandanduye. Ariko uzareba amazi y'umugezi atemba, n'imya bw'ibyiza, ibibi, ibikubayeho, ibizakubaho, ibyo ukunze, ibyo udakunze, ibyo winjoyinze, ibyo byose nibyo bihinduka bikita ubuzima. Mukurikire rero, muri ubu buzima ndetse n'ubu bwami bw'Imana turimo, ndagira ngo mukurikire please. Mu bwami bw'Imana turimo, dore ikintu gihari. Iyo uri mu bwami bw'Imana ariko ntusobanukirwe amahame y'ubwami wajemo, atuma azana progress mu buzima bwawe, atuma azamura ubuzima bwawe, utava ku rwego rumwe usubira inyuma, ahubwo uva ahantu hamwe ugera ahandi, uva hamwe ugera ahandi. Mari magambo, uko niko Imana yabidecidinze. Iyo rero umuze inyigisho, iyo ubuze amahame, iyo ubuze keys, imfunguzo, iyo ubuze, ubuzima bwawe buragenda bukaba ahantu hamwe. None ugasanga amaganya wagiraga muri 2020 ni nayo maganya ugifite uyu munsi. Ukazibaza ubuzima ko budahinduka, habaye iki? Kugira ngo buhinduke nk'abana b'Imana turi mu bwami, hari icyo bisaba. Mukanya biraza, don't worry. Tuvuge cyane ngo haleluya. Tuvuge cyane ngo haleluya.
kugira ngo uve ku rwego rumwe cyangwa uve kuri dimension imwe ugere ku yindi muri ubu bwami bw'Imana. Kereka nimba uri mu bundi bwami turaza kukwatuza agakiza, ariko nimba warakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ukaza muri ubu bwami, hari amahame agenga kuva ahantu hamwe ujya n'ahandi. Mukurikire, ndacyari muri introduction. Now ndajya mvuge n'akandi kantu. Resulta zose, please watch this, resulta zose uzabona umuntu afite, resulta zose uzabona umuntu agezeho, ntago yazigezeho kubwa amahirwe. Muri ubu bwami bw'Imana turimo nta mahirwe abamo. Murakurikira? Turi muri generation aho abantu bakinisha sacrifice z'abandi. Nta muntu upfa kugira ahantu ageze ari uko yagiriye amahirwe. Ese ko yagize amahirwe wowe yawe yagiye? So nshatse kukwereka buri resulta zose muri ubu bwami bw'Imana rufite urwego rw'ubwenge na wisdom zibakinga kugira ngo zikuzanire izo resulta. Mukurikire, iyo usomye igitabo cya Matayo, dore cyabaye Yesu umugabo witwa Nikodemu yaje kumureba, aramubwira. Nikodemu yari umufarisayo. Mwibuka abafarisayo kuntu bahagamye Yesu. Bura abafarisayo bari babi cyane kandi bitwa ngo bari gukorera Imana. Igitangaje yaje kureba Yesu ari ninjoro, haje aramubwira ati Yesu, ndabizi ko uri umwigisha wavuye ku Mana. Byonyine igitangaza cya mbere kubona umufarisayo yita Yesu ngo umwigisha, ubwabyo ni igitangaza. Haje ati ndabizi ko uri umwigisha wavuye ku Mana, nubwo twirirwa tugutuka, nubwo twirirwa tutakwemera, ku manywa tukuvuga nabi, ariko ngiye nibese ninjoro naje. Uzi impamvu? Namaze kureba resulta ufite, namaze kureba uburyo ukora ibitangaza, abantu bakira indwara ukuntu zikira. Nkora conclusion bimeze gutya, iba ngo nta wabasha gukora ibintu ukora atari kumwe n'Imana. Mwene magambo, hari resulta ubona ku buzima bw'umuntu, ugahita ubona hari izindi mbaraga zibakinga kugira abone izo resulta. So resulta rero muri ubu bwami bw'Imana, my dear people, let me tell you, hari resulta utageraho udafite capacity, wisdom ibakinga kugira ngo izo resulta zibe produced. Ntago resulta zose ziba produced n'amasengesho. Hari ahagenewe amasengesho, hari ahagenewe amahame, hari ahagenewe ijambo rya gihanuzi, hari ahagenewe bigiye bitandukanye mu bwami bw'Imana. So nk'umwana w'Imana ugomba kugira ino understanding. Buri level yose ushaka kugeraho mu buzima hari wisdom yayifatanya nayo ikagira aho ugera. Muri ubu bwami bw'Imana we arise by the light. Duhaguruka, dukomera, dutera imbere bitewe na level of light. Light ivuga si urumuri, light ivuga ni wisdom. Ahantu hose uzabona Bibiliya ivuga umucyo, ntabwo ivuga umucyo w'amatara, iravuga umucyo w'ubumenyi. Let the light be wisdom. Kuko umucyo wawe umucyo wawe uzarya, ntabwo umucyo wawe, ntabwo umunsi wawe utangira kuko amasaha 20 ijoro rirangiye. Ushobora no kuba mu manywa ari kuri mu mwijima. Murakumvisha kantu? So ushobora kuba uri mu munsi ari day saa 6 z'amanywa, ariko mu bitekerezo byawe uri saa 8 z'ijoro mu gicuku. Ikigira manywa saa masaha ni wisdom na capacity ubigiriyemo. Tuvuge cyane ngo haleluya. Akantu ka kabiri mwakumvishe? Mwakumvishe? Mukurikira ka gatatu. Limitations muri ubugame bw'Imana cyangwa se ni stagnation iterwa no kubura ubumenyi, knowledge and wisdom. Abagalatiya 6:7 biravuga ngo do not be deceived. Please, can I get that version? Abagalatiya 6:7 biravuga ngo Imana ntabwo inegurizwa izuru, ngo icyo umuntu abibye, nkunda mu Cyongereza mu Cyongereza ngo do not be deceived. Mwani magambo, even though you are Christian, even though you are the son of God, you can be deceived. Waba desi. Mwani magambo, icyo umuntu abibye nicyo asarura. Mwani magambo, ibyo uzabiba nibyo bizana umusaruro.
So now rero iyo turi mu bigihe cyo kubiba, hari ababibi bitotsi. Igihe cyo gusarura, wasarura ingonera, abandi basarura umunezero n'ubutunzi n'ibikwibaza, mana byagenze gute? Uwabaye desi kubereka igihe babibaga wari uryamye. Muri ubu bwami bw'Imana umuntu agira limite, icyo twita limitation cyangwa se stagnation. Ni iki mu Kinyarwanda icyo kintu? Nk'imbogamizi cyangwa se nk'ibikuta bitubuza kujya. Noneho benshi tugahita tubitwerera karande. Ngo n'umuntu ngo data ntabyo yagezeho, mama ntabyo yagezeho. Izo ni excuse uri kuzana. Muri ubu bwami bw'Imana iyo udafite wisdom, iyo udafite capacity, uhora ugira ubuzima buri stagnated, ubuzima bufite bwuzuranye limitations. Now Fitaumbaganisha. One way to understand the Bible, ubundi buryo ubangeze kucyakane, ubundi buryo wakumvamo Bibiliya cyangwa se wasobanukirwa inzira z'Imana, no kwiga ibyanditswe. Ndajya mukurikira. Imana yadushyiriyeho ibyanditswe, yadushyiriyeho Bibiliya atari uko ikunze ko twe dusoma. Kuko inyuguti Paul arabivuga ngo inyuguti zirica, ngo ariko umwuka atanga ubugingo. That's why abantu benshi basoma Bibiliya itabaryohera. Hari n'abayisoma ukabanza ugaciki, mana nukuri yanjye aho ngwa urabunganirije. Urabunganirije mu izina rya Yesu, mana we umvugishe, ndakwinginze mana, ndabizi ko utabinkora, ntago wabinkora mana, wafungura wagwa nko ku buhanuzi bwa Israeli ko bati ndabyakire muri Imana ivuganye nanjye. Ayo ni amaranga mutima, uri kwideceiving. Ntago biga Bibiliya gutyo. Ko mutangiye kundeba nabi. Ndababwira simwe mwaje. Vuge cyane ngo haleluya. Ntago biga Bibiliya kuriya. Biri Imana ntago no hari uzabumbura. Ugwe kwijana ati nzabamara, nzabica mwese wase uzabigenza ute? Shaka kugwa nka cyagiye cya Salomo, Imana mu agenda barimbure n'amatungo yabo. My dear, impamvu Imana, bimwe mu kibazo dufite cy'abarokore, ntago twuzi impamvu Imana duhaye ibyanditswe. Dore impamvu rero mbasobanurire, mfite ahantu mbaganisha mwibuke, sibyo? Tuvuge cyane ngo amen. Impamvu Imana yadushyiriyeho ibyanditswe, impamvu Imana yadushyiriyeho Bibiliya, si ukugira ngo dusome, ahubwo ni ukugira ngo Bibiliya idahinduka inyuguti gusa, ahubwo uzarebe nta buzima na bumwe tubamo butari muri Bibiliya. Finance iri muri Bibiliya. Tuvuge cyane ngo amen. Imibanire n'abantu n'ibiki byo nta bintu na bimwe. Meme n'abanditsi ba kera bagendaga bandika ibitabo bashingiye kuri Bibiliya. Ama constitution menshi y'ama government atandukanye uhereye kuri US iri based ku ijambo ry'Imana. Europe nuko bamwe bagiye bamwe batimana babivamo bagenda babihindura, ariko byose byari based ku ijambo ry'Imana. Mane magabo ahanini ibitabo byose byagiye byandikwa bizaba biri muri based kuri Bible. Mane magabo why Bible? Impamvu Imana dushyiraho Bibiliya ni impamvu zigeze murenye. Reka mbabwire ebyiri. Impamvu ya mbere ni ukugira ngo Bibiliya dufashe kumenya Imana n'inzira zayo. Murankurikira? Icya kabiri ni ukugira ngo Imana muri partnership n'ibyanditswe turebe inzira zayo igikoresha ituvane ku buzima turimo itugeze mu bundi buzima. Murankurikira neza? Impamvu twiga Bibiliya, izi nzazivuga hejuru. Impamvu twiga Bibiliya ni ukugira ngo tubashe kumenya Imana. Imana ikorite, Imana yo operating, Imana inzira zayo zimeze gute. Murankurikira? So uburyo bwa kabiri ni ukugira ngo Imana turebe ku kindi buno situation hamwe n'inzira n'amahame y'ubwami nayivamo. Uzi impamvu nta situation urimo uzabamo wabayemo itari muri Bibiliya. So uburyo bumwe rero twurubiga Bibiliya, uragenda ugafata situation urimo ukajya muri Bibiliya ukareba umuntu wari uri muri the same situation, ukareba we n'Imana bakoranye bate kugira ngo ave muri ya situation. Tuvuge cyane ngo haleluya. Muri kugeza ku understanding ibyo ndi kuvuga. So ushobora kuvuga ati mfite ikibazo cyo kudatwita cyo kudasama. Muri Bibiliya harimo abantu bari bameze gutyo. Ana ugatuata okay, Ana hamwe n'Imana yasenze ate, yitwaye ate, byagenze gute kwa Ana?
ugahita ujya kumwiga ukareba ikintu cyose yakoze nawe ukabyaplika, icyo gihe nta kabuza ugomba kuva muri iyo ntuza. Kubera Ana hamwe n'ubufatanye bw'imbaraga z'Imana hari rezilita byatanze. Nawe niba ufite icyo kibazo genda. Ndabaha urugero, iyo tuvuze Abraham, uzi ikintu tuba tuvuze muri Bibiliya, ntabwo tuvuze Abraham w'ubwanwa wahamaga, tuba tuvuze symbolique cyangwa se igihagarare icyo bita umugisha cyangwa blessing and covenant, isezerano. Ushaka ati ni gute nagira ni isezerano n'Imana? Dore ikintu gitakiwe itutangira urebe Abraham byagenze bite, start mwige. So iyo utangiye kumwiga bya bindi byabaye kuri Abraham nta kabuza ko bireva ngo Imana ntago inegurizwa izu icyo umuntu abibye. Bire kongeye kavuga ngo Eliya yari umuntu. Ndiko understanding, this is how we do Bible study. Uku niko twiga Bible study. Bakristo mureke ibyo gufomboza, mureke kuryama mudasomye. No, reba ureba amahame y'ubwami bw'Imana. Wiga ariko ufite purpose. Usome, niyo mpamvu biri zakuryohera. Ntabwo uzayisoma ngo uhita usinzira. Hari abantu bagifungura Bibiliya ibitotsi bitabiza bipima tone 5. Ukibaza, Mana wazampaye umwete wo gusoma Bibiliya? Ntabwo ari Imana y'uguha, abanza umenye uburyo bayisoma. Anyway, iyo uvuze umugabo witwa Eliya, Eliya muri James 5:17 biravuga ngo Eliya yari umuntu nkatwe ngo arasenga. Muri magambo, iyo uvuze Eliya muri Bibiliya ubuvuze prophecy, ubuvuze na prayer, ibintu bibiri. Ubuvuze umuhanuzi n'umunyamasengesho, two things. Nuwango nimba ushaka kwiga gusenga, nimba ushaka kwiga guhanura, nimba ushaka kureba ibya gihanuzi uko bikora, jya muri office y'umugabo witwa Eliya. Umwige, usome abami ba mbere, urebe ubuzima bw'ukuntu yabaye, urebe everything. This is how we do Bible study. Tuvuge cyane ngo amen. Mwamwumvishe Eliya? Hari ikindi kigabo hano nanditse cyitwa Thomas. Iyo uvuze Thomas nta kindi wumva umuntu utinda kwizera, wumva umuntu ufite doubt. Nuwango Thomas we Imana kweze. Thomas iyo umuvuze uyu mugabo utinda kwizera ukenera proof, kandi gitangaje hari abakristo bameze nk'aba Thomas. Ati Imana yagukoreye ibingibi banzu nyere kuko byari bimeze. Abo ni ba Thomas wiba braminga, ahubwo bereke proof. Ibaze ko Imana yaduteguriye muri kategori zose z'abakristo ikadushyiramo na Thomas. Wari ba Thomas twicaranye mu hano n'abatukurikiye aya muri online ntabari. Tuvuge cyane ngo haleluya. Twongeye tuvuge cyane ngo haleluya. Now Thomas we, reba umugabo witwa Samson, reba umugabo witwa Joseph, reba umugabo witwa Paul. Abagabo igiye ukabiga. Samson agaragaza the might of God, agaragaza imbaraga z'Imana zicaye mu buzima bw'umuntu. Ni gute umuntu umwe ashobora kwica abantu 100 akoresheje urwasaya rw'ikihari something. Uzi ikintu gitangaje, umuntu umwe akazengereza igihugu cyose. Mu gukomera kw'Imana kwamanutse ku buzima bwa Samson, noneho agasoza twigisha ikiri gikomeye. Mu gukomera kw'Imana ku buzima bwawe wajya hasi mu mbaraga zose z'Imana. Niyo mpamvu ntawe ugomba kwirata. Samson umunsi nagarutse nzabereka ibintu 7 byishe umuhamagaro wa Samson. Samson ntabwo yishwe na Delila. Impamvu bamuteze Delila nuko yari asanzwe afite ako ka weakness. Kandi ugire ngo abanzi bawe nteba barapereza bakamenya kantu. Ntabwo ariyo nda ya mbere yararyamanye nayo. Ugira ngo ikizakwica ejo hawe hazaza, ugira ngo kizava kure y'ibyo ufite uyu munsi. Reka da. Niyo mpamvu ko Imana ikuzamura, ubaka protection, ubaka system iguproteja. Ibi ni ibindi sinshaka kugira gute kubyinjiramo.
Samusoni muvuze twumva imbaraga z'Imana zishobora kumanukira umuntu agakoreshwa ibirenze ibyo umuntu atekereza, kugeza abami Dawidi, ibintu bidasanzwe. Amahanga yose, abanyamahanga twese twamenye ubutumwa bwiza kubera umugabo witwa Paul, umuntu utarabanye na Yesu ariko agakoreshwa ibirenze ibyababanye na Yesu. Nikikwereka umugabo w'umuhanga ufite revelation. Yigeze gusengera Abefeso 2:17, nkunda basengera Imana ubaho umwuka w'ubwenge no guhishurirwa ngo bitume muyimenya. Mani magakumenya Imana bisaba revelation na wisdom. Paul Paul bitabikwereka umugabo w'umumenyi ushobora. Icya kabiri, consecration, uburyo yari yarihaye Imana, yanga n'ubuzima bwo gushaka, bati no, ibyanjye ni Imana. Consecration, wiga Imana ureba ibyo yashyize mu bantu. Iyo wiga abantu Imana yagize ikibashyiramo, uba wiga inzira z'Imana. This is how we do Bible study. Icya gatatu, ndashaka rero kubereka umugabo tugiye kwiga uyu mugoroba wiswe Gideon. Tuvuge cyane ngo amen. Muri ubwo buryo ndashaka ko uyu mugoroba twigana umugabo witwa Gideon. Wibuke Gideon yahamagawe ari umunyantege nke, aturuka mu muryango uciritse mu gihe kibi, ariko Gideon yabaye umunyembaraga mu buryo budasanzwe. Ndashaka ko uyu mugoroba nejo dukora study ku mugabo witwa nde? Gideon. Hagira uvuga ngo Gideon. Ijwi ryawe ntabwo rikiri hejuru, uvuga cyane ngo Gideon. Muriteguye? Abacamanza 6:11. Judges 6:11. Media team please hurry up. Muriteguye? Maleka Zara Farahada. Judges 6:11. Now mukurikire. Nuko marayika w'Uwiteka araza yicara munsi y'igiti cy'umwera cyari muri Ofura kwa Yowasi w'Umwabiyezeri. Umuhungu we Gideyoni yasekuraga ingano mu muvure bengeragamo vino ngo azihishe Abamidiyani. 12. Marayika w'Uwiteka aramubonekera aramubwira ati, Uwiteka ari kumwe nawe wa munyembaraga we. Ugira niki n'ubutware. 13. Gideyoni aramusubiza ati, mutware, niba Uwiteka ari kumwe natwe. My God, this is a powerful mystery. Bibiliya, ari abantu bakunda Bibiliya bavuge ngo amen. Imana iselectinze Gideon, irarebye muri Isiraheli yose, ati no, hari agahungu kari ahantu nakoresha gafitemo potential, kari agahungu ari ikintu nagashyiraho nkagakoresha. No, Imana igiye kugerageza nde? Gideon. Ati wa munyembaraga we, atangiye icyo natwita strategic approach. Atangiye amubwereka iki murimo Gideon atarazi. Niyo mpamvu uzarebe bimwe mu bintu ibigaragaza ko Imana iri kuvugana nawe, nigiri kuvuga ibintu utaribonaho. Iyo uvuga ibintu wibonaho ntagire yavugana nawe. Ako karumvikanye? Ndajya mukurikira muvuge cyane ngo amen. Turi kwiga ku mugabo witwa Gideon. Mwibuke mfite hano ndi kubaganisha, sibyo? Now Gideon aramuga uri umunyembaraga, ugira ubutwari, bla 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 bla, byinshi bigiye bitandukanye. Aranje marayika acecetseho gato, undi aramubaza tuburetse gato twumvikana. Gideon amusubiza ati, mutware, niba Uwiteka ari kumwe natwe, niki gituma ibyo byose bitubaho? Harimo ubwira aho hantu. Kuki nimba Imana iri kumwe natwe, kuki ibi byose bigize gute bitubaho? N'imirimo ye yose itangaje iri hehe? Iyo basogokuruza batubwiye ngo Uwiteka niwe wadukuye muri Egiputa, ariko noneho Uwiteka yaradutaye yatugabije. Ari kumubaza questions. Why this? I'm coming. Reka dusoze gusoma. 14 please media team. Nuko Uwiteka aramwitegereza aramubwira ati, genda uko imbaraga zawe singana. Imana ntabwo tuyigomba ibisobanuro. Urumva n'isi musubize.
icyo ugomba gukora si ukumbaza why, icyo ugomba gukora ni ukukora ikinzanye, kuko nukora ikinzanye nicyo harimo igisubizo cy'ibyo bibazo uri kumbaza. Nta mwanya mfite wo kugusobanurira, haguruka ugende uko imbaraga zawe zingana. Genda uko imbaraga zawe zingana, ukiza Abisirayeli amaboko y'Abamidiyani. Sinjye ugize gute? Listen, ikizakwereka umuntu umaze ku understanding, ikizakwereka umuntu ushaka kugira ahantu agera mu buzima, ikizakwereka iki kintu ni ikintu gikomeye ntafite umwanya wo gutindaho. Benshi mu bibazo dufite ntago tuzi kubaza ibibazo. Why this? Nimba ushaka ko ubuzima bwawe butangira kuzana progress, ntago utangirana n'ibisubizo, utangirana n'ibibazo. Ukibaza, kuki imbere ninjizaga miliyoni 3 none nkasigaye ninjiza 300,000? Habaye iki? Question. Mu muryango wanjye twigeze kuba dufite ubumwe, dusangira nk'abavandimwe, none uyu munsi aho mwaciye hacisha umuriro. Why? Igitangiye kwibaza ikibazo, umugore wanjye ko twabanaga neza gutya na gutya, none habaye iki kujya hazemo distance imeze gutya? Igihe utangiye kwibaza ibibazo, nicyo gihe utangiye kwegera igisubizo. Reka mbereka akantu gakomeye. Gideon ntago ibibazo byaje aruko marayika aje, biragaragara ko yari abitekerejeho, kuko urumvisha ibibazo ukuntu byumutse yari bitekerejeho kare. Nani magambo yarazi neza ngo umunsi nahuye nzayibaza ibi. Kubera iki? Ni ibintu bitangaje ko dufite amateka uburyo Imana yagendanye na ba data, ko dufite amateka nibigaragaza ko Imana yabanye na. Why this? Imana yaradutaye. Benshi reka mbasabe iki kintu, ugitaha genda utangire wibaza ibibazo. Mbere iyo utaribaza ibibazo nturabona n'uburyo bwo gusenga. Baza ugende wicara urebe why this, kubera iki aka kavuye mu muryango wanjye. Abana bari hariya, mama wa bari hariya, nanjye ndaha. Why this? Uzikire kuba utangiye kwegera igisubizo mu gihe utangiye kwibaza, kuko iyo umuntu yibaza ibibazo aba yibwiza ukuri. Uziko benshi turyarya abandi tukiryarya. Why this? Umurimo wo kubaza ibibazo. Business yanjye ntabwo igenda neza. Why? Habaye iki kugira ngo bigende gutya? Niki cyabaye? Watangiye ukagicukumbura. Iyo utangiye kugishakisha hamwe niyo mwuka w'Imana atangira kukohereza igisubizo. Benshi muri twebwe turarira ibibazo bije, tugashaka uburyo tubivamo. Niyo mpamvu dutinda kubivamo, kuko ntago twabanje kureba inkomoko yabizanye. Banza wicara ureba ati why this? Abana wanjye ko batsindaga uyu munsi bikaba byaragenze gutya. Erega si bibi gusa ugomba kwibaza, ni byiza. Kera maybe nawe aguteretaga none usigaye uteretwa n'abahungu 20 icyarimwe. Hari icyo bishatse kuvuga. Mwisi y'umwuka ururimi rwose ruravugwa. Mwari muzi ko na silence mwisi y'umwuka rururimi. Church nigeze kubigisha when God is silent. Donc silence y'Imana, silence ya situation ubwayo ni ururimi mwisi y'umwuka. You need to understand this language. So ko nabonaga amafaranga uko atangiye gufungwa mbere yo kuzushima hano, Imana yafungura umuryango hariya, undi muryango wafungutse utarawurangiza undi wava, nabyo ni byiza. Kuki wicara ukavuga ati niki cyabaye gituma imiryango ifungukira rimwe gutya? Namwanya mfite tuvuge cyane ngo haleluya. Iyo utangiye kwibaza ibibazo, dore ikintu uri gukora, uri kugenda building a capacity ndetse no kuzana ibisubizo. Let me tell you, umunsi ibisubizo byaje uzabindisha ubwenge bwazanye bya bisubizo. Akomora kumvishe icyazanye ibisubizo ni nacyo ukoresha kugira ngo kirinde ibisubizo. Buriya hari umuntu ushobora kugera kuri level runaka ngo shango nyine ngo urareba ngo shango ni Imana ngo niki, nose Imana yakoresheje iki? Explain why are you here? Defending results by the wisdom yazanye iyo results.
niyo mpamvu uzarebe abacuruzi babiri umwe arakoze arahombye, undi arakoze arungutse. Mwakoze se byagenze bite? Urabona ngo yagize nta mahirwe haba, ntayo. Afite strategy, afite imikorere, afite structure akoreramo imuzanira ya resulta wowe udafite. Icyingenzi siko bacuruza product imwe, icyingenzi ni strategy. Hari ibintu ndi gukora Bible study muri minsi. Hari igihe abantu bavuga ngo mana ngo ndakira ubushake bwawe bumbeho. Let me tell you, uzuko ushobora kubona ubushake bw'Imana, hama na bwa bushake bw'Imana wamenye ukarimbuka kandi waruzi ubushake bw'Imana. Nzabigishaho n'ingaruka. Vuga cyane ngo haleluya. Umva icyo nshaka kuvuga, Imana ishobora kukubwira ubushake bwawe. Mwana wanjye, icyo nshaka niki? Iyi kubwiye ubushake, ibishatse kuvuga ngo komeza utegereje, ndaza no kukubwira strategy uzakoresha kugira ngo ubigereho. Benshi hano muzi ubushake bw'Imana ku buzima bwawe, ariko mwavuye aho mwabone ubushake bw'Imana mutakire strategy. Abantu benshi batsindirwa muri muzarebe nibigo n'abantu bari professional bakora mu makampani zitandukanye, bazana igitekerezo kikaba appreciated, ni nyamimbwa, ariko se how? Iki rero kuba wamenye ubushake bw'Imana ku buzima bwawe ntabwo biguha confidence yo gukora icyo wamenye, ahubwo nukugenda ukabibaza, man ibintu wamaye ni byiza nabyo understandize, then how? Strategy izamfasha kugera kuri ibi. Yesu kuza mu isi cyari kimwe, ariko n'urupfu rwari ikindi. Urupfu rwari strategy yo kumusaraba, niyo mpamvu batamutemye ngo ajye mumva, bamushyize ku musaraba. Igitangaje ntabwo yagiye ku musaraba gusa, banamushyize igorogota, wari umusozi. Biriya biri strategic, ntabwo yari ari ku isi, nta nubwo yari ari mu ijuru. Niyo mpamvu yiswe umuhuza w'Imana n'abantu, kuko ajya gupfa ntiyari ari ku isi, ntiyari ari no hejuru. Somebody shout hallelujah. Strategy. Am I communicating? Bwoko bw'Imana nudukanye ngeye ubushake bw'Imana ngo nukuze yarabimishuriye, yaguhishuriye strategy. Ntabwo dufailinga kuko twitabye umuhamagaro, ko twamenye ubushake bw'Imana. Dufailinga kuko tutahawe strategy. Igitangaje, strategy ngewe Imana izaba itandukanye n'iyawe. Dushobora kuba dukora bimwe ariko strategy zitandukanye. Iyo naharera ikibazo kiba, abarokore benshi turashaka gukopia. Umwani bacuruzi baracuruza ibi. Pastor Jackson abwiriza gutya, ndashaka kubwiriza ntawe. Let me tell you, izi ni strategy. Ndashaka gukora, urabona ukuntu akora akazi, ndashaka ashobora kukwinspiringa kugira ngo ukore neza, ariko not gufata strategy akoresha. Banza ujye ku muremyi wawe umubaze, mama mana yanjye ndasenze, ma strategy vishurira. Let me tell you, ushobora kuba waramenye ubushake bw'Imana ni kimwe, na strategy ni ikindi. Are we blessed? Abakunzi b'ijambo tuvuge ngo amen. Now, Imana imaze kureba Gideon uburyo yibajije ibibazo, okay, now we can talk. Ubu noneho twagiye gute twafugana. Nimba ushobora kwibaza ikibazo, mani magambo, impamvu wagize imbaraga zo kwibaza ikibazo nuko n'imbaraga zaza n'igisubizo zikurimo. Kuko abantu bose bafite ibibazo, ariko ntabwo bagira ubushobozi bwo kwibaza kuri ibyo bibazo. Ukibazaho ni ikigaragaza. Ago twavuze cyane ngo haleluya. Mani magambo, nimba ushobora kwibaza iki kibazo, muri wowe hihishemo capacity yo kuba wa producing a result. Mana batoke nawe twaganira, ubu twavugana, umva icyabaye. Igihe cyose Imana imaze kukubonamo iyi power, iyi potential, Mana batoke now haguruka tugende. Aha rero niho nakuye umutwe w'amagambo, kugira ngo ubuzima bw'umuntu buva hano nka Gideon bugera ahandi bugera, kugira ngo Imana igukoreshe ibanza kugutestinga. There is a test Imana igushyiramo kugira ngo urebe koko, are you well prepared? Hari price
you need to pay before your glory come. Hari igiciro, hari ikiguzi ugomba kwishyura mbere y'uko icyubahiro cyawe kiza ku buzima bwawe. Let me tell you my people, ibi ndi kubabwira nushaka kubyumve neza. This is a reality. Nimba turi muri ubu bwami, ntabwo Imana ishobora kugufata igutebe kuvana ahantu igutereke mu cyubahiro cyawe itavetinze umutima wawe. Nibibaho. Kuko let me tell you, ko iramutse ibikorera buri wese iramutse ibikorera buri wese, hari abantu yazicuza impamvu yazamuye. Kuko hari abantu Imana iramutse kuzamuye ukomeze, my dear, wakwica byinshi, wahungabanya byinshi. Beti Imana kabati uba wicarira. Benshi ni impamvu tutarazamuka, ntago turatsinda zino test. Nababwiye ko tugeze mu bwami bw'Imana. Imana yaducunguje urukundo rwayo, amaraso yaratubabareye, twahawe impano y'ubugingo buhora, umurimo wa Kristo ku musaraba turawemera. Ariko ibyo byose byatwinjize mu bwami bw'Imana. Ubwo bwami rero ni amahame, si amarangamutima. Nimba ushaka kugira ahantu uva muri ubwami ukagira naho ugera, ugomba guca muri zi test Imana yacishemo Gideon. Muri tayari twige Gideon. Tuvuge cyane ngo haleluya. New dimension, new level, new glory igendana na price. There is a price to pay for acquiring new dimension. Nushobora muri ubu bwami kuva mu bwiza bumwe, kuva muri season imwe winjire mu yindi season Imana itabanje gutestinga ubuzima bwawe. Igitangaje, nimba uri muri season imwe uyu munsi, test Imana yakoresheje uyu munsi sizakoresha muri season 2. Bitewe naho maturity igeze, ubukure bwawe, bitewe na experience yawe na exposure umaze kugera, Imana igutestinga according to the level you are in. Now, najya ngo twige kuri Gideon. Gideon Imana iramuhamagaye. Abisirayeli bari gutotezwa, Abisirayeli bamerewe nabi, Abisirayeli bari muziko niyo bahingaga, Abamidiyani bazaga bagasarura. Kandi ibyo bintu bijya bibaho mu buzima bwacu. Ugahinga ukavunika, wajya gusarura ugasanga hari andi maboko agusarurira. Bibaho cyane. Icyo gihe kanura amaso. This is what you have to do. Ibi bintu ngiye kubigisha umunsi nabimenye, niwe munsi ubuzima bwanjye bwahindutse completely. Njya nkunda kubwira abicaci wanjye bati sinshobora kubigisha ibintu bitaraba experience mu buzima bwanjye. Let me tell you, Imana si Imana y'amarira. Imana yuko warize cyane ngo ihahamuka iva cyakorera yafite kayishyira mu icupa. Iyo zaburi murayize, Imana ifata amarira akayishyira mu icupa akaba kigira zuzu. Kandi ntabwo uzi ingano y'iyo cupa. Shaka kuba ari cya kigega cya 5 mililitre. Aba twazamura ibiganza tukavuga ngo haleluya. No, abera turi hano tuzamura ibiganza tuvuga ngo haleluya. Imana ihamagaye Gideon, ndashaka kugukoresha iby'ubutware, ndashaka kuvana muri aka kamenyero ko gusekura ingano wihishe, ndashaka kubakiza agasuzugura Abamidiyani babakiza, ariko ndashaka kuguhamagara. Ariko there is a test. Can I trust you? Now, two tests Imana idukoresha kugira ngo tujye ku yindi dimension. Uyu mugoroba ndavuga imwe, ejo nzavuga indi. My God, amasaha ari kugenda. Aracyahari? Okay. Uyu munsi ndavuga imwe, ejo nzavuga indi. Tujye kuri Judges, abacamanza ibice 7 nawe. Ibice 7 turera ku murongo wa mbere. Ngira mugenzi wangu ugiye gufashwa. Maleka zava halali ya mokoshi. Ibice 7 nawe mukurikire rero. Turebe ku screen yacu. Nabari yamushaka kureba hariya. Twagiye. Yerubari ariwe Gideon n'abantu bose bari kumwe nawe bazinduka mu gitondo. Mwibuke iyo ukomeje gusoma nta mwanya dufite, yagiye ahamagara abantu bose, Israeli bose. Ubwo yabanje gusenya ibicaniro n'ibindi bigiye bitandukanye, sinshaka kubitinda kubera impamvu y'umwanya. Now aha rero yaramaze guhamagara ingabo zose, yaramaze guhamagara abantu bose bashobora kugirana umuhate nk'uwe kugira ngo batabarane igihugu, sibyo?
mu yandi magambo kugira ngo abahamagare nuko yababwiye Imana ko yamusanze, yababwiye everything. Umva igitangaje, Imana bati bahamagare bose tujyane mukurikire. Gideon n'abantu bose bari kumwe nawe basinduka mu gitondo kare bajya kugandika ku isoko ya hehe ya Harode, kandi ingando z'Abamidiyani zari kasikasi yaho mu kibaya giteganye n'umusozi nuko Uwiteka abwira Gideon ati abantu muri kumwe bakabije kuba no Satani ntagakumvisha, abantu muri kumwe bakabije kuba I love God. Kuba benshi nicyo gituma ntemera gutanga Abamidiyani mu maboko yayo, kugira ngo Abisirayeli batanyirariraho bati amaboko yacu niyo yadukijije. Murabona impamvu Imana ibikora? Aramubwira ngo abagabo mukiri kumwe bagize gute? Baracyari benshi. Ntago nakora n'abantu benshi bangana gutyo bazitirira icyubahiro cyanjye. Imana irabizi ko ukomoka mu muryango w'abantu benshi, baracyari benshi. Niyo mpamvu bashaka gushyira bamwe ku ruhande igaselectinga abantu. Kubera iki? Hari ibyo ishaka gukorana nawe uri hano uri kumva ibintu, kugira ngo Imana icyubahiro cyayo kizayisubirane. Tuvuga cyane ngo haleluya. Abantu bakabije kuba 3 malahuzavahada. None genda ujye imbere y'ingabo urangurure. Ni imbere y'iki ingabo means igisirikare, bari well trained, bafite ibikoresho, baratojwe. Genda ujye imbere y'ingabo urangurure uti utinya wese muri mwe agahinda iki nave ku musozi Gereyade atahe. Nuko abantu inzovu ebyiri n'ibihumbi 2 bagira bate barataha, hasigara inzovu. Test number 1, babwire ufite ubwoba agahinda umushyitsi. Ni gute ingabo yabaye trend igira ubwoba ikagera yihinda umushyitsi? Abo ngabo babwire batahe. Gideon yumvaga hari butahe nk'abantu n'igihumbi. Aba shocked. Inzovu imwe ni ibihumbi 10. Murakurikira? Dukora imibare. Inzovu ebyiri ubwo ni ibihumbi 20. N'ibihumbi bingahe? Ibihumbi 22 by'ingabo bisubira mu mago yabo. Gideon aratangara. Test number 1 Imana igucishaho ni test yo gutsinda ubwoba. Can I preach tonight? Test number 1. Mani magambo, ikinyuranyo cy'ubwoba nicyo nise courage. Test number 1 ni courage. Bwoko bima umurava, bless you. Umurava, kutagira ubwoba, guhagarara. Ibihumbi 22 barahaguruka bava muri vision mission bari barimo kubera ubwoba. Let me tell you, ubwoko bw'Imana benshi batatswe n'ubwoba bava mu murimo w'Imana. Benshi batatswe n'ubwoba bava muri business. Benshi batatswe n'ubwoba bava muri position za government. Benshi batatswe n'ubwoba basize ibintu byinshi bagombaga gukora kubera ikintu cyitwa ubwoba. Test ya mbere Imana iguha irebe ku deservinga next level, next glory, ni test ya courage. Uyu muntu afite courage ingana gute? Sustaininga kugira hagomba kugera. Be very simple but very powerful. Ingabo ibihumbi 22 kubera ubwoba no kujugumira bava mu gutabara igihugu. Vision is clear. Vision is powerful. Nawe numwe utarukeneye gutabarwa mu gihugu, ariko abagabo kubera ubwoba barekura icyari gutabara igihugu kandi bumvishijwe ry'Imana. Mani magambo, kumva ijwi ry'Imana nibigukuraho ubwoba, ahubwo icyo wamenye nicyo kigukura mu ubwoba. Test number 1
It is a test of courage. Price number one you need to pay. It is courage. Hari abantu turi kumwe bavuga ngo no. Hari abantu turi kumwe bavuga ngo amen. Reka nsobanura akantu gato. Ubwoba, reka duhere hano. Ubwoba ni iki? Mondebe please. Ubwoba ni urufunguzo Satani afunguza umutima w'umuntu kugira ngo yinjire amukoreremo. Subiremo definition y'ubwoba bandika. Ikindi biba byiza kuza muri chat uzanye notebook. Ubwoba ni iki? Ni urufunguzo Satani akoresha afungura umutima w'umuntu kugira ngo yinjire akoreremo. Uzi icyo bishatse kuvuga? Mondebe nta daimoni, nta kintu na kimwe cyava kwa Satani kikujeho kitahamagawe n'ubwoba. Mani magambo, uburyo bwa mbere bwo gutsinda daimoni si ukumukubita no kumushwanyaga dashwanyaguza ndaritura, no, si uko birukana daimoni. Daimoni Satani yirukanwa kutamutinya, ukamwereka ibyo wakora byose, ndakurenze muri Kristo Yesu. Ikintu cya mbere kirukana daimoni, kirukana Satani, si amasengesho wasenze. Muzi ko Satani adatinya umuntu wasenze? Muzi cyabaye kuri Yesu ibice 4 Matayo? Yesu yarumiwe amazi imisi 40 n'amajoro 40 atarya atanywa, agisohoka hanze ahita ahura na jama aje ameze neza. Nanizi ko Satani akibona Yesu ahita titira akagwa hasi. No, barahagaze barachatinga, nimbura umwana w'Imana. Satani uri muntu ki? Satani ntatinya amasengesho. Satani atinya icyo amasengesho yaguhinduye cyo. Am I communicating? Satani ntatinya iminsi 70 wafashe. None ngo ngiye kumushwanya. Satani nta shwanyaguza. Iyo amushwanyaguza Yesu abari amushwanyaguje bikarangira. Igihe cye cyo gushwanyagurika nawe kirarangira, ntago kiragera. Hari umunsi atazongera kukwitsamura. Ariko igitangaje, uburyo bumwe Yesu yaduhaye kugira ngo tumushwanyaguze, yadushyize hejuru y'ubutegetsi bwe. Ku murimo w'umusaraba Yesu yadusetinze hejuru. Niyo mpamvu uburyo bumwe bwo gutsinda Satani ni ugutsinda ubwoba bwo kumugirira. Nta daimoni nimwe, nta kintu na kimwe kiza mu buzima bwawe kivuye kwa Satani kitakinguriwe n'ubwoba. That's it. Aha rero ubwoba nicyo kintu cya mbere Imana ibanza gutestinga. Uzigituma ugira ubwoba ni ubumenyi buke ufite ku Mana iguhamagaye. That's it. Bajya bavuga ngo uhagarikiwe n'indwa agira ate? Nubwe ibimeze irya avoma nta kintu na kimwe, ko nta kintu kibaho kidatinya intare. Ingwe nako hajya n'ingwe niki something. Iyo hagize umuntu uguhagarikiye arya uvoma wumva urabanza ukanavoma uniryagagura gake gake nta kikwirukanza kuko hari imbaraga uzizikurinze. So ubumenyi ugira ku Mana ni intwaro ituma ukora ibintu byose ntabwo bufite. Kandi iyo ufite ubumenyi buke Satani aremeye kabati uyu ni mutera nka tontoma aratitira. Test number 1, it is a test of courage. Maloka zavara hadia matokas. Ubwoba bwisha abantu muri business, ubwoba n'ubwoba mu kazi, ubwo ejo banyirukanye, ejo bigenze gute? No, ubwoba. Ubuzima bw'abakristo benshi muri no season butsikamiwe n'ubwoba. Ubwoba bw'ejo hazaza, nzaba hwane. Biravuga ngo nimukiganyire ibyo muzarya n'ibyo muzambara ejo. None uyu munsi wowe usigaranye uri guhembwa miliyoni n'urugero, ariko uri gutinya ejo kandi hari mbwana 200,000. Let me tell you, ubwoba Satani yabonye nta yindi ntwaro yakubitisha abera atari kuzamura umwuka w'ubwoba no gutitira. Niyo mpamvu usanga abakristo bari kujya gukora ibidakorwa, abakobwa bacu bari kujya gusambana kugira babone akazi, abantu bari kwicuza, abantu bari gukora amahano ibidakorwa, abamama induru ni ibibazo mu miryango n'induru. Kubera iki? Ubwoba bw'ejo hazaza. Ngo abana banjye, abana bawe, abana sabawe, wari umukozi, abana n'ab'Imana. Ahubwo nuko Imana yakwizera ikabakunyuzamo. Biravuga ngo abana bawe bazigishwa n'Uwiteka. Ufite ubuhe bwoba? Test number 1.
It is a test of courage. Let me tell you, ubwoba butumye ibihumbi 22 bisubira bitarangije mission. Ubwoba. 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 Timoteyo wa kabiri 1:7. Andika icyanditswe. Timoteyo wa kabiri 1:7. Varikando kabahus. Hari umuntu uri kuganirizwa n'Imana avuge ngo amen. 2 Timothy 1:7. Kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye umwuka w'iki? W'imbaraga n'urukundo no kwirinda. This is the spirit you have received through Christ. There is no spirit of fear. Yaduhaye umwuka w'imbaraga not uw'ubwoba. Dore ikibazo dufite, aba mama, aba papa, abana bakiri bato. Umwana ukirangiza kaminuza wa 23 afite ubwoba nk'umumama ufite abana 5. Why? Nabazima ibi ntago biri bizima. Nzabahwane, nzagira gute, bizagenda gute, abana banje bapfuye, ngize gutya. Ntago twahawe umwuka w'ubwoba, twahawe umwuka w'imbaraga. Ndavugana n'umuntu hano wari ufite ubwoba bw'ubuzima. Ejo nzase, ejo byagenda gutya, ejo byagenda gutya. Let me tell you, nimba utarafekinze urwego uriho, nta soni zizagukora. Listen, buretse, ariko nimba warafekinze ubuzima uriho, isoni zizagukora immediately. Kuko benshi bagira ubwoba mu buryo bubiri bitandukanye. Umuntu wafekinze ubuzima ariho agira ubwoba bwo kubutakaza, kuko nta wisdom ibakinga aho ageze. So atinya kubitakaza, kandi ibintu wafekinze bigutwara imbaraga kugira ngo ubirinde. Ukomeza gufekinga kugira ngo urinde cya kindi wafekinze. Ariko nimba uzi ko ntacyo ufekinga ku buzima bwawe, fear not. Hari ukuboko kw'Imana kuduhagare. Hari umurimo wa Kristo yakoze, waraduhaye umwuka w'imbaraga, utaraduhaye umwuka w'ubwoba. Somebody shout hallelujah. Ngomba kubanza kubikiriyaringa ibyo bintu. Nimba wari ikirinzi ukirwanirira, icyo ukeneye si amagambo ndi kuvuga, icyo ukeneye ni ukuri painting, ukihana, ukabwira Imana nakoze nabi, imbabazi zawe nzakire. Kuko hari ukuntu ubwoba bugusunikira kwidefanda no gukora ibintu bidakorwa kugira ngo ubone kuramukwa. Ukenewe kwihana, ntabwo ukeneye guhumurizwa. Banza ugaruke kwanza mu murongo w'abari guhumurizwa. Mutangiye kundeba nawe, Abaheburayo, Hebrews 2:14. Abaheburayo ibice 2:14 kugeza kuri 15. Nuko rero nk'uko abandi bahuje umubiri n'amaraso, ni nawe ubwe yahuje ibyo nabo kugira ngo urupfu rwe aruhinduze ubusa, ufite ubutwari bw'urupfu ari wende. 15 hakaryoha kurusha. Abone uko abatura abahoze mu bubata bwo gutinya iki? No, atubatura ubwoba ubwo atubature abahoze mu bubata bwo gutinya urupfu mu kubaho kwa kose. Dore umurimo Kristo yakoze, yiyunze natwe, yemeye kuba umwe natwe, afata ubugingo bwacu abuhisha muri we, yicaye iburyo bw'Imana Data, atari kugira ikindi, kugira ngo adusetting free of fear. Avana ubwoba bw'urupfu, avana ubwoba bwo kurimbuka mu buzima bwacu, ahubwo aduha imbaraga ndetse aduha ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu munyumve neza, internal life, buri cyaremwe cyose gihumeka gifite ubugingo buhoraho. Mukurikire, icyaremwe cyose gifite internal life, ahubwo icyaremwe cyose gifite internal life. Internal life zizagira ibice bibiri. Hari abazagira internal life mu bumana, hari abazagira internal life mu muriro w'iteka. Niyo mpamvu umuriro bawita umuriro w'iteka, kuko nujyayo hariya ntuzaza ukongoka, ariko uzazushye internally. Niyo mpamvu twabakiriye Kristo. Niyo mpamvu ushaka kubabwira umurimo Kristo yakoze ku musaraba ntago ari uwo kutubabarira gusa. Imbabazi
ni mu gapakeji gato kari mu kintu kinini. Ikintu cya mbere Yesu yakoze, yadukuyeho urupfu rw'iteka. Icyo nicyo kintu cya mbere gihambaye. Niyo mpamvu Yohana 3:16 bivuga ngo kuko yakunze abari mu isi cyane byatumye tamwana kugira ngo umwizera wese ahubwo ahabwe ubugingo. Mwene magambo, ubugingo buhoraho ni impano twakira nk'abakiri Kristo. Ntacyo wakora ngo ubone impano y'ubugingo buhoraho. Nta mirimo yaguhesha ubugingo buhoraho. Ako karumvikanye. Ikintu yadukijije nubwo nimba yaragukijije ubwoba bwo kurimbuka, nubuhe bundi bwoba ufite? Uwatanze umwana wayo azareka gukora ibindi? Niki cyari gikomeye yakoze? Nugutanga umwana wayo. Let me tell you, mbarahije ukuri kwishobora byose Imana nsenga nkorera. Abantu benshi sirita Kristo tubayeho mu bwoba, ku buryo ubwoba dusigaye dufite nta tandukaniro ry'abizera n'abapagani igihari. Mu kazi bagiye kugabanya abakozi, ubwoba ugira bungana nk'ubw'umupagani agira. Maybe kugabanya abakozi kuri wowe na avantage kuri wowe. Niba kwiruka ntago ubuhombye, niba bahombye kuko ufite umwana muri wowe. Ahubwo maybe Imana igiye kuca muri iyo nzira kujya ikugeze muri dimension. Uzi impamvu ugira ubwoba, utanya urugo rwanjye ruzabaho gute, bizagenda bite? Uzi impamvu y'ubwoba suko bagiye kukwirukana ku kazi. Impamvu y'ubwoba nuko ari wowe wigize inkomoko y'ubuzima ubayemo. Uzi ko ari wowe providing everything. Uzi ko ari wowe utakaje akazi utakongera kubaho. Uribeshya. Ntago ubeshwaho n'akazi kawe. Let me tell you, benshi twicaye hano including nanjye, urebye amafaranga usohora ku kwezi kugira ngo ubeho, bagufunga ntago uza ahantu hava. Nibyo. Umuvunyaje twese hano badufunga. Wishaka twumva ngo ngiye ngo ndakora ngo njye hari ukuntu Imana yambrese even though kuko uko Imana ikuzamura position uhembaho ni nako expenses zingana. Wishaka reko twigira ko you are special, you are not special. Twese turiho kubw'ubuntu bwayo, twese turiho kubw'imbabazi zayo. Biravuga ngo bazabeshwaho no kwizera. Only faith ni itubeshejeho muri no Kigali. Suko twinjiza amafaranga arenze, suko twakoze ama investment. Papa wikwibesha, mama wikwibesha, bajene wikwibesha. Twese tubeshejweho no kwizera uwo mugabo. Ubunyangamugayo bwe nibwo butubeshejeho muri Kigali. Ubuntu bwe nibwo butumye duhagara tudaseba. Niyo mpamvu umuntu utarekonesa ko ari Imana imutunze niwo muntu wa mbere ugira ubwoba ko azi ko ari wowe providing. Let me tell you, igihe nasobanukiye umurimo Kristo yakoze ku musaraba ku bwanjye, ikintu cya mbere bwakoze mu buzima bwanjye bwamaze ubwoba. Let me tell you, abo tugendana barabizi nta bwoba. Trust me. Zabaho ubuhamya. Musumwari ikibanza nari nakunze kinini kirimo nka 3. Amafaranga bambwira ni menshi nayo nari mfite. Habe no kuba ngo mfite ngo miliyoni 2 habe. Ndangije ngezeyo ndakireba ati mu izina rya Yesu ndagufasha. Umunsi ukurikiye bambwira madamu nawe ati ngwino tujyane, mushyira mu modoka ati ngwino tujyane turebe ikibanza cyacu. Turagenda. Arakira ati ni sawa. Ase uzakishyura iki? Ati why? Iki ni cyacu. Umunsi wakurikiyeho mitanja gufata umugabo ukora ibintu bya plan no kubaka. Ati ngwino tujyane nyere nkorere plan ukuntu bizabime. Ndi imbere y'Imana ntago nababeshya. Habe n'igiceri turajyana. Arati mwereka inzu ushaka kuko inzu ushaka nari nara screenshotinze. Abana kumfishe. Namwe murumva yari ituma screenshoting. Ndaje ati iyi nzu wayinterekeramo hano byakunda. Ati yajyamo rwose. Ibyo bintu byabaye ejo bundi last year. Umwaka ushize nko mu kwa 10 na nko mu kwa 7 mu kwa kangahe. Mu kwa kangahe. Ejo kwa mbere nakoze mitashyo. Umva icyabaye. Simbivuze kugira ngo mwimve ko ari ubwibone cyane ntabyo nkuramo hano. Ariko ikintu ushaka kubabwira ubwoba
urabwira Imana ngo Mana nuko iko Imana buse nzubaka inzu gute nta mafaranga y'ubutaka mfite. Nimba nta mafaranga y'ubutaka ufite uzaho ubutaka buri, byose bisaba amafaranga. No tuganire, nta mafaranga yo kugura ubutaka ndabyumva birumvikana, ariko se uzaho buri. Uzi impamvu tutabitekereza twese? Ubwoba. Birase nabikura he, byava he, byagenda na rent kuyishura byabaye ndajya ku. Ubwo n'ubwoba. Hari umuntu waruvuze fire, wayivuga neza di. Let me tell you bwoko bw'Imana. Let me tell you. Ubwoba buradutsikamiye. Ubwoba bwicaje imiryango. Abapapa bazi gukora, abamama bazi gukora, abasheni bafite potential bahindutse nk'aho badafite potential kubera ubwoba. Ndaje mu kanya dusenge abo bazimu b'ubwoba tugomba kubashwanyaguza mu izina rya Yesu. Vuga cyane ngo amen. Fear. Ntago twahawe umwuka w'ubwoba. My God, ko numva ino nyigisho itari kurangira. Ukeneye overcoming ubwoba bw'ejo hashize buri mu mateka yawe. Dore ikintu kishe abantu benshi, muvuga mena mbabwire. Ubwoba ufite uyu munsi wibwiza ukuri inkomoko yabo, maybe ishobora kubikomoka mu makosa wakoze ejo hazaza hashize. Sorry, ibyo wabayemo bikakubata ku buryo bikubwira ati ntago ukwiriye biriye. Uwo ni shitani ugenda n'amaguru mwahuye. Let me tell you, mu bintu nimba warakiriye Kristo muri wowe, biraba ngo ibyakera byose biba bihinduwe bishya, biba bishize completely. Kuki wigarura umutima wo gucira ubanza? Imana ikubabariye ntago ikubabarira nk'umwana w'umuntu, ikubabarira ibyo wakoze, ibyo uri bukore n'ibyo uzakora. Umurimo wa Kristo ku musaraba n'umwe. Aha rero ni abantu benshi bamistande bagore ku butumwa bwiza bw'ubuntu, kuko yatubabariye byarangiye ngo dukore ibyo dushaka. Oya, ubuntu bwakubabariye nabwo buntu buguhindura ukarushaho gusa na Kristo. Ubuntu ntago buduha permission yo kujya gukora ibyaha, ubuntu buduha ahubwo imbaraga zitubatura muri bya byaha. Let me tell you, nkunda kubivuga, nimba ubuntu butaraguhinduye ntago wahuye n'ubuntu, wahuye n'amakuru. Ubuntu si amakuru, ubuntu ni imbaraga Imana ikoresha kugira ngo ibature wari ubashwe n'icyaha. Niyo mpamvu uri muri Kristo Yesu ntateka azacirwaho. Ibyo byo bigomba kuguha confidence, ukareba addiction, ukareba ibyo wakozwe ati nubwo nagukoze, nubwo nkibashwe, nizeye Imana kizangeza hano. Transformation izanwa n'ubuntu. Tito 2:11, kuko ubuntu bw'Imana buzana abantu bose agakiza bwabonetse, butwigisha kureka kutuba Imana, kwirinda irari ry'ibyisi twajya ubuntu nibwo butwigisha gusa nka Kristo. Nicyo bita transformation. Paul arabivuga mu Baroma 5 ngo mbese dukora ibyaha ubuntu busage hoya ntibikabeho. Twebwe abacunguwe ku byaha twabikora dute? Abaroma 12 ahubwo ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. My dear, uzi impamvu mfashe umwanya wo kubisobanura nuko abantu basigaye bumva akantu gato bagahita batanya kugasobanura bitandukanye n'uko ijambo ry'Imana riri. Twarababariwe, ariko uwo murimo w'imbabazi udukoramo akazi tugasa na Kristo. Wishaka gukora ibyaha ngo twarababariwe, ahubwo uri kure, hari ikintu uri kwirengagiza muri wowe. Ahubwo genda umwikubita imbere umwete, Mana ndapfuye, addiction iranzonze, ubuntu bwawe buntabare. Naho kugenda uvuga ngo dukora ibyo dukora, ubwo si ubuntu. Akonda gakiriyarinze. So umurimo wa Kristo rero uduhereza gushira ubwoba bw'ubuzima, ubwoba bw'ibyo twabayemo, ubwoba bw'ahazaza. Hari abantu uyu munsi bahangaye, abajene muvuge ngo amen. Mana we, urugo rwanjye ruzamera rute? Mana ama divorce yabaye. Ninde wakubwiye ko abandi ba divorce uza divorce? Ese reka nkubaze, batatu ba divorce inze byasakuje, bitwibagijwe 15 bakiri mu rugo bameze neza. Why? Ubwoba ikintu bukora buramplifying. Urugo ntabwo rugisho. Abakobwa beza barabuze baracyahara, ahubwo bamwiza kugira ngo bakurure.
ntago bazanwa n'ukuri gutuzi gutereta, no, bazanwa n'ubwiza wahindutse bwo. Abagabo barabuze, abagabo barahari, abagabo batanga ke, abagabo bakunda barahari. Umvishe ko bavugije induru, ubu n'ubwoba, ntugire ngo hari iki, n'ubwoba. N'ubwoba. Uvuge cyane ngo haleluya. Zamuka uvuge ngo haleluya. No, urugo rwiza ruracyashoboka, ariko uraboshwe. Ukuzengurutse nukuvuga ati yewe bisigaye bigoye, yewe usarawundinzwe n'ibicantege. Niyo mpamvu uyu mwaka 2025 hari contact ugomba gusiba muri telefone ya burundu. Hari abantu badakwiriye kuba mu buzima bwawe. Bizi ibyo ndi gukora uyu mwaka, ndi kudiritinga. Let me tell you, nuza n'imikino mundebe hano, mundebe. Satani nta mikino afite kugutera ubuzima bwawe. Iyo bigeze ku madecision yazago, ku cyumweru ntuzasibe, ndakwinginze. Nzaba mvuga ku mbaraga za decision making. Hari ziryana ukemera ugaca muri ubwo bubabare, ariko bati ku bwa destiny yanjye aho ngomba kugera, ngomba gutanga iyi price. Reka nihute mana yanjye, amasaha nayo rero sinzi ukuntu ndi buyagenze. Tuvuge ngo haleluya. Ubwoba, mbwira mugenzi wangu, ubwoba ni bubi. Uzuko ubwoba mama, uzuko ubwoba butuma wihoma ku bantu, ukumva umutakaje wapfa. Uyu muntu noneho igitangaje, abo bantu nabo bereka ibyo bahita bayihindura imana zawe, bati untakaje wabahuta. Noneho ugasiduka, mundebe please, follow mundebe, sibyo nagira urangara. Noneho bikarangira wa muntu wahaye icyizere yigize imana ku buzima bwawe, akajya na kumanipira yafashe imyanzuro imwe n'imwe atanakubwiye. Kora iki, shaha, gira gutya. Najya mbabwire ba Kristo, ubuzima bwawe nta mwana w'umuntu ubufite. Ese reka nkubaze, ubwo bufite n'ubwiki nibwo bwa mbere watakaza abantu mu buzima? Ko hari abo watakaje warapfuye, ni wabayeho. Hari abantu bigize imana z'abandi bantu, kuba upfuye mu buzima bw'umuntu ngo ntago yabaho, nta mfite. Uri umwuka mpumeka wowe. Ariko hari abantu turi kumwe bavuge ngo amen. Ngura muntu ngo ntago yabaho nta mfite. Uri oxygene rero. Ejo bundi, listen. Ejo nari umukobwa na kansarinze. Arazarire pastor, Mungu yanyanze ndapfuye ndarangiye. Kandi uwo mukobwa yariraga nabi. Hari abantu bariruka bona arira nkanjye. Iyo ndira ngiye mvuza induru. Ariko hari n'abandi barira mu gisirima, amarira ubona amanuka ari menshi. Ariko yarira ati wabaye iki? Akimbona wapfuye ko iki? Yanyanze umuhungu. Naramubwiye ati, namuhaye tishu muri office, nabati ihanagure nkubwire. Nati wa mukobwa we ndeba nkubwire, shima Imana kuko iragukijije ikibandi. That's it. Waranyanze ndapfuye. Gute wo kunda umuntu ku buryo ufata ubuzima bwawe ukabutereka mu buzima bwe? Ni ikigaragaza ubwoba. Hari ikintu uri guhunga ngo no, ngo ngiye ngo naramukunze, ngo ndakunda. Urwo rukundo si urukundo, ni abazimu. Urukundo rudafite ubwenge rukujyana mu kurimbuka. Listen, ikintu cyose ukoze kitari mu ubwenge kikurangiza nabi. Gutanga bigomba kugendana n'ubwenge. Nituro, okay? God bless you. Vuga cyane ngo haleluya. Vuga cyane ngo haleluya. Ubwoba butuma twihoma ku bantu, ukababera protocol, ukumva yewe ngwino ndebe ku kazi, ugahita usimbuka ugata ibyo wari urimo by'agaciro ngo kukaguhamagaye. No way. Let me tell you, imbere yanyu, imbere y'Imana, umuntu nabura kuri no sinkahangayika ni Imana n'umugore wanjye. That's it. Ibi bita bikwereka ubuzima bwawe budipendinze ku Mana cyangwa budipendinze ku bantu. Reka tubwizanye ukuri, ibwiza ukuri.
ubuzima bwawe budependence. Hari abandi bafasha ababosi babo, ni byiza ko naringa boss, ariko si byiza guhinduka ari we mana y'ubuzima bwawe. No, akagukoresha ibyo akomba gukoresha byose, juste ngo ni boss, ngo na kwiki. Abandi twihoma ku bandi kubera uburyo ntago baza agaciro tubamariye kuba turimo mu buzima bwabo, kuba na adding of value. Ndabivuga gute? Value adding, donc kuba nta gaciro wongera ku buzima bwabo, bakagusuzugura. Niyo mpamvu ushaka kubabwira, nkaho kugira ngo wirukange inyuma y'umuntu, jya imbere y'Imana wikoremo akazi. Babandi bagutaye bazaza kugushaka, kuko nibo bazaba bafite igisubizo cy'ibibazo byabo. Emiteri, ubwoba bwituma bugukoresha amafuti. Wihomye ahantu hose, bihomye, nzaguherekeza, nzajyana nawe, kandi bakoresha uburyo bose bakwereka ko batagukeneye. Hayo kabatisha, reka njye gushaka agakanzu, kandi iyo mutano gahita kurya iki, ase nkuriya ninde umuhamagaye, washyushye wabyatutse ngo no. Wataye abana, wataye umugabo, wataye urugo, wataye akazi. Ngwiki umuntu utaza agaciro kawe mureka agende. Ubwo rero mvuze ibi kuko mvuze ibyo. Listen, njya nigisha strategic relationship, no ku cyumwe nabivuze mu kintu gishize kuri church. Let me tell you, mu bintu ukeneye strategic friendship, ukeneye strategic relationship. Babantu badinga value ku buzima, ntabwo ukeneye inshuti ibihumbi 3. Benshi impamvu muhamwe no mu ntege nke n'uburyo bw'ubwinshi bwawe. Uwo mwiganye muri primaire inshuti yanjye, abantu uzi bose si ngombwa ngo babe inshuti yawe. Kubuziranye n'umuntu ntabwo bimuhindura inshuti. Menya ahantu ushyira abantu, menya ibyumba bashyiramo. Niyo mpamvu bagukomeretsa. Runaka yarambabaje, niwe wamwinjije aho atagombaga kwinjira, hama hamwe agukome. Hallelujah. Tuzamuke tuvuge ngo hallelujah. Let me tell you, ubwoba bwo kushaka kwishira ku bantu wisogeje for what? Listen, mundebe mwese mbabwira akantu gakomeye. Muziko mundebe, bimwe mu bintu bigaragaza ko Imana iri kugukoramo akazi, n'Imana yakwiri kukujyana kure. Hari iguha training yo kuburi wenyine. Kuba wenyine si icyaha, kuba wenyine si ukunanirwa kubana n'abantu, kuba wenyine ni season Imana ibiguhamagaye kugira ngo ugukorere mu murimo, igutegure. So ukimenya kudisaninga byose ubwoba. Please, kubaho wenyine si icyaha, ahubwo enjoyinga kubaho wenyine. Kuko urabizi neza ko bitaza, kuko igihe wawe uza wese mu buzima bwawe ni Imana ibimwohereje, kuko hari icyo ugiye gukora ku buzima bwe cyangwa waje gukora ku buzima bwawe. Ariko ubwoba butumye twishyira ku bantu, twihoma ku bantu bataza agaciro kacu, bakadusuzugura buri munsi. Ubwoba budukoresha amafuti. Test number 1, test of courage. Reka nsoreze hano. Munyemere nsoreze hano, tuzakomeza ejo. Courage yanze gushira neza. Let me tell you, bwoko bw'Imana, courage, reka mbabwira kanyuma ngo abavuga butumwa ngo dusoza ngo buri kanya ngo tuba dusoza. Listen, no nakanyuma noneho. Hari ikintu kimwe nabonye kuri courage. Please watch this, please. Mundebe, buri wese nandebe. Hari ikintu kimwe nabonye kuri courage gikomeye abantu batajya bamenya. Courage ntago iba outsourced. Courage ntago ituruka hanze ikuzamo. Courage iba generated within you. Mani magambo, courage ituruka muri wowe, ituruka muri conviction y'Imana yavuganye nawe, ituruka muri wisdom ufite. Courage iba generated. Niyo mpamvu utibonyemo kuhaje muri wowe, menya ngo urapfuye. Nta muntu wo hanze
uzaza kuvuga ngo komeza gira gute, babikubwira kuko hari aho umaze kugera kandi bagukeneye. Let me tell you, bwoko bw'Imana, nutishakamo courage uzapfa. Bivuze neza nsubiremo. Courage. Let me tell you, bwoko bw'Imana, muri ubu buzima nta muntu ugufitiye impuhwe. Uko wakwigira pretty, uko wakwihweza, uko babye na uzagukunda nta gaciro wongera ku buzima bwe. Beta reka kwihohora iyubake. Do you think ko abantu bagukunda kuko witwaye ukuntu papa? No, bagukunda kubera icyo bakubonamo. Let me tell you, nutakiyubakamo nta uzakugirira impuhwe. Uraho uri mu marira, business yaranze sha, bino byagenze komeza urire, bazagusuzugura bakomeza. Va mu marira, iyambura marira, bango ngomba gufacing courage. Va mu bwoba, va mu matiku, va mu gutsindwa. Kuba watsinzwe rimwe nibivuga ko uzatsindwa ubuzima bwawe bwose. Ongera ugerageze. Yesu yasanze abigishwa baraye baroba ijoro ryose, arababwira ngo mvuganye namwe, ongera unage inshundura. Petero aravuga ngo ubwo ari wowe bivuze ndongera nyinage. Nubwo amara imyaka 3 ntacyo urafata, ongera unage inshundura. Business ishobora kuba yaranze, ongera unage, ongera ushore, ongera utekereze, ongera ufite. Naho kurira ngo byarananiye nta uzakugirira impuhwe. Ubuzima buzagukubita, abantu bagukubite wuzura ibikomere, nurangiza uzave muri isi urushye ubabajwe n'abantu. Iyambura ubunebwe, iyambura ibitotsi, gira courage. Nta muntu ugera ahantu agomba kugera atabikoreye. Ari amahirwe ngo bamugiriye gutya, no. Umuntu yagufata akaboko akakwinjiza ahantu, ariko niwe uza producing imbaraga zizakurindira ahantu. Imana ishobora gukoresha umuntu akakwinjiza ahantu, ariko kuhakurindira ni wowe. Courage. Somebody shout courage. No, reka Satana kumva avuga ngo courage. Umuntu ufite courage, mundebe, iyo umuntu afite courage, umuryango umuranga gufunguka, agahita ava mu marira, agafosinga undi akawufungura. Yazana kinubi, yazana ibuye, agomba kukupita ava ku rugero. Nawe ngo byanze gute? Hari ibintu hari abantu babonye filime za gisirikare, hari abagena rwa runtu rukubita urugi, rwa runtu barwita Gatarina, rwa runtu ry'urugendana, umuryango umwe wanga kubita pakufosa. Let me tell you, ngo rurabe ngo banyimye visa, none byagenze gute? Kukwima visa rimwe ntivuze ngo ubwaka ongera. Business ngo yaraferinze, no. Force it. My dear, hari ibintu mu buzima, don't think ko hari ibintu abantu bajya bitango ngo ubuntu, nemera role y'ubuntu bw'Imana mu kuzamuka k'umuntu. Ariko nanone Imana izamura, munkurikire, Imana izamura ufite iyo courage yo kugira hagera. Nuta making up your mind, uyu mwaka uzarangira nk'indi myaka iciyo ntacyo kumariye. Force it. Inshuti imwe yanze, shaka indi. Why? Uri kurira, Mana ngo naguye mu cyaha cy'ubusambanyi, mu nzoga, byaje. Haguruka, amaraso ya Yesu aracyavuga neza kuruta yabe. Ongera ubwawe, Mana mbabarira. Forcing, wongera winshire mu Rwanda b'Imana. Why are you crying? Do you think kurira kwa bizadutera impuhwe? Nazo. People can be wicked. People are bad. Bwoko bw'Imana, ino generation turimo, bantu ni babi. Produce something. Do something. Generating a courage. Wihera mu marira, wihera mu mateka. None se ntawi wacu data yakoze ibi, data ntiyigeze anyigisha. Komeza uzane excuse, uzarinda upfa ntacyo ugezeho. Abantu batize bo ntibateye imbere. Uhora ubreminga, anko yananiwe gukora ibi, runaka umugabo wanyananiwe gukora mu byikorere. Bigira gute? Force it. This is how to be men. Basore bagabo muri hano muvuge ngo amen. Force it. Urugo ruragoye, byarananiye, umugore. This is how to be man. Fight with it.
rwana nabyo, wihunga ibibazo, bibwire ati vayo nunkubita hasi ndabyuka ndakudiha amaherezo. Just force it. Hari abantu, look at me please, look at me everybody, watch this. Muzi ko muri isi hari abantu bahuye n'urupfu banga gupfa. Urupfu rukaza, ubuzima bubi bukaza, kati ndanze gupfa, ndanze. Araforcing ubuzima bugakunda. Go business yanze, gakazi kahagaze. What is that? Haguruka. Be man. Be woman. Fight it. Uri kumwe na Kristo. Test number 1, courage. Abantu 22,000 basubira mu rugo. Ndagusengera muri uyu mwaka, muri abo 22 ntuzaburimo mu izina rya Yesu. Jana imbaraga mu izina rya Yesu. Iyo ushaka kugira ahantu ugera, icyambere Imana ikunyuzamo ibanza kuvetinga courage iri mu buzima bwawe. Uzagwa, uzananirwa, uzagira intege nke nk'umuntu. Muzi ko na Eliya Imana ivuga ngo Eliya yari umuntu nkatwe. Eliya yasenze inshuro 6 nta kintu kiba. Ku nshuro ya 7 icyo yasengera akibona. What are you doing? Kuba wa failing rimwe 2 3 ntibivuga ngo ubuzima burarangiye. Wikwishyiraho iherezo. There is another way to come out of that situation. There is another way. Babwoko bw'Imana muri hano muvuge ngo haleluya. Naje kubabwira ngo hari ubundi buryo. Generate the courage. Muri ubu buzima we force things to happen. Turasunika paka bibaye. Let me tell you, no mu muhamagaro, no muri business abantu barasunika. Push until something happen. You are joking. Mana ngo bizagenda gutya, urugo Imana izarunyiba bizagenda. Force it. Hari abantu bahuye n'urupfu live, ati ntago mpfa, turwane ntago mpfa. Hari abantu banze kuba mu bukene. Dimanche ndagusabye ntuzabure decision. Uzi ko Satani ahaburwa na decision wafashe. Yumva ikintu wafashe ukatatura, ati no kambaye. Let me tell you, hari abantu bahuye na Satani live nka Yesu, ati ntago nkuramye, akamuzanira ubutunzi bwose, ati sinkuramye. Hari abantu banze. By the way, hari n'abanze bavuze ngo abo ngabo nanjye ndimo. Umunsi umwe nigize gusena bati Father, I refuse to be ordinary. Ndanze kuba umuntu usanzwe. I refuse it. Kandi so far so good. Yes sir. Do you think ndi hano kuko munkunze cyane? I force it. Utaza gukundwa ni byiza. I respect you. I respect your love. Ariko iyo ntaza gufata ino decision ntago mwari kwa munzi. Let me tell you, mu myaka 5 10 iciyeho narabwirizaga happy ntunzi. Twabanye imyaka myinshi. 2012 I was a preacher. Ninde warunzi? I force it. Let me tell you, don't joke with this life. People are bad. Do you think umuntu azagwa platform ntacyo ufite cyo gutanga? Ikorema akazi. Force it. Generate the courage. Anga ubunebwe. Anga gutakaza umwanya mu bintu bidafite. Soma iyungure. Umunsi wahagaze imbere y'abantu amahanga azakwifuza. Let me tell you, force it. Hari abantu bari guhabwa umugisha. Force it. Anze gutsindwa muri nigeze kureba ata ashobora no kuba nkurikiye ndamuna ati nukuri kw'Imana muri ubu buzima sinzagwira aho wagwiriye, sinzafatwa n'ibyabafashe. This Sunday nzabereka uburyo igituma Satani atumanipira nta decision turafata. Nzambereka ubwiru. Let me tell you, generate the courage. Sheri yakwanze imyaka 2 uri kuyirira ngo narakomeretse. Ninde witaye ku gikomere cyawe? Jugunya ku ruhande, shaka undi. Abatipe bazima baracyahari. Abakobwa va muri ibyo bintu bikomere ngo shaka ngo narakomeretse. Hari abantu rero igihe warati ibikomere byagufasha iki? Ngo twarakomeretse muri ubu buzima.
ngo twakuye ibintu bikomeye warakoze guhura nabyo bikugejeje kuki rakura ibikomere bamusha umutima wawe ujyane nkunda ikizu ngiyo kimaze gusaza kiragenda kilomitaza we kikajya kigakubita inzara kigakubita umunwa kikava amaraso kikongera kikaba gishya ni nk'inzoka nayo ikora ibyo bita ngo kwiyuburura. My dear, iyuburure jyana umutima waviriranye warakomeretse nibyo genda uwoze genda ufate vimu ukube ufate na sitiriwa akubivuze neza sitiriwa ukuba umutima wawe va mu gikomere ibitekerezo byawe bivane mu mateka yo kwaso abatsinzwe bikure shira hano zamura ibiganza uvuge ngo haleluya. Urareba nahuye n'ibi bintu data yarantaye n'abaye imfubyi nkiri muto uzi imfubyi zatkomeye muri iki gihugu nta excuse ufite nta excuse nimwe ufite biriga tigeze kuvuga ngo wavuka uri umukene nta kibazo ariko gusiga umuryango ukennye ni ikibazo cyawe. Generate the courage. This is the gospel. Yesu nawe yarazigeneratinze ngo yabonye kubana n'Imana atari ibintu byo kugondera uzi cyamubaye yaje ku isi. Look at me please watch this. Yaje ku isi mu bice 26 by'ibya Matayo arebye umusaraba atangira kurangira ati sinanizi ko ibintu atangira kubira icyuya kivanze n'amaraso uzi kuri yo stage atangira kugenerating a courage uzi hakono yavuze ati data nibibuko nshaka ahubwo bibu kugira gute marayika itamanuka ngo amwongerera imbaraga. Let me tell you courage uri producing muri wowe ya attracting marayika w'Imana kugira ngo akongerera izindi. Let me tell you, don't joke with this life. This life by experience ubu buzima nutabuforsa ntago uzagira aho wifuza kugera. Force it. Va mu bikomere. Make up your mind. Ntago nyagize waramaze ni butarize. Iga. This is the time. Ngiyo nza kugira amahirwe yo guhura naba uhuye nabo koresha icyo gihe. Wake up. Generate the courage within you. Muhawe Mugisha. Haguruka ku maguru yawe. Haguruka ku maguru yawe. Mpoberera mugenzi wawe mubaze ngo ukuyemo iki. Abinyuma twese duhagurutse muhobere mubaze ngo utahanye iki umugoroba. Jakantole malahazi ya mantaka valakus kembrehende alikanso pahanda lambra zuvaikantele makus shele malekas fantele maliando. Courage. Let me tell you, nanze kuba umuntu usanzwe. Nongere mbibereke. Nawe turi kumwe nata. Hari abantu banze kuba. I tell you, I have to force this life until umuryango umuzanga gufunguka, forcing undi ngufungure. Ngiye kubaha iminota 5 musenge nk'abasazi ubwira Imana ngo Mana icyari kimbohesheje mu bwoba ndakiyambura. Hari abantu twasengana nk'abasazi 5 minutes nta mwanya dufite iminota 5 ngiye kuyiguha ari ibitekerezo bya kera ari ibikomere bikikurimo bwira Imana ndafosinga ngo bisoke mu mutima wanjye. Fata stiriwaya ufate na vimu n'iki kindi arya nta kindi cyozi bihe ukube ngo data byagenze gutya cya kiroso bogesha amapine mu kinambo ukube vuti mvamo naratsinzwe narasambanye nakuyemo amada byagenze gutya nimba warakiriye Kristo bikube mu mutwe bivemo imbere ni heza imbere yawe mu izina rya Yesu. Ngiye kuguha iminota 5